Mwaramutse neza bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba, mukunda ijambo ry'Imana ndetse mukaba mukunda no kuritegera amatwi. Mbese mwaramutse neza. Ndibwira ko mwaramutse neza. Mbese aho twese twaba tumeze neza, nakibwira ko tumeze neza nubwo biba binashoboka yuko hari n'abatameze neza. Harimo abadukurikira baryamye, hari abadukurikira barwaye, hari abadukurikira bari mu bitaro. Ayo makuru tujya tuyabona rwose. Turabaramukije rero muri iki gitondo. Reka umuntu wacu w'imbere arusheho gukomera, nubwo uwacu w'inyuma agenda asaza, ariko uw'imbere agenda akomerera mu Mana mu izina rya Yesu. Rero abadukurikiye bwa mbere muri iki gitondo twitwa guhumuka no guhuma. Ubwo ni amatsinda abiri nyine, ni guhumuka no guhuma. Impamvu habanza guhumuka ni uko nyine ubwo birumva kumvikana ko hariho ubuhumyi. Ubwo buhumyi nta kindi rero cyabuteye, nta ruhare twagize mu ubwo buhumyi. Twavutse turi impumyi, kandi koko icyatumye tuvuka turi impumyi ntabwo ari amakosa yacu, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarizwe muri twebwe. Ukuboko kwa Yesu kumwe gukora ku munyabyaha kugakora ku mpumyi zigahumuka, kuduhumure. Rero ubutumwa bugomba kuduhumura tububona mu Byahishuwe igice cya 3, aho Uwiteka umugabo wo guhamya wita Amena kandi w'ukuri avuga amagambo ati, ndakugira inama ngureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Kuki ajya iyo nama agatanga inama y'umuti wo gusiga ku maso? Ngo umuti wo gusiga ku maso ni ubuhanga bw'Umwuka Wera butuma ubonera uburyarya bwa Satani bukiri kure, ukabuzibukira, ukabona icyaha ukagihunga, nuko ukabona ukuri ukagukurikira. Iryo jambo ukuri turimazeho igihe, kuko hari akaga gakomeye cyane kuba abantu bataramenye ukuri, batarabwiwe ukuri, bakaba bagiye kuzira rwose kandi batarabwiwe. Yesaya yarabihanuye araza aravuga ati, abarinzi banjye babaye nk'imbwa z'ibiragi. Mu gice cyayo cya 56 ahari ati, babaye nk'imbwa z'ibiragi. Neza neza imbwa y'ikiragi rero buriya ntabwo sinzi imbwa y'ikiragi buri ukuntu iba imeze, ariko abarinzi buriya nabo bagereranwa n'imbwa z'ibiragi, batabasha kubwira abantu akaga kabegereye kugeza ubwo n'abakabwiwe ariko tubona ko bakanze, kuko dusanga amagambo avuga ngo kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe, nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Iryo jambo rero guhumuka, ubwo abemeye iyo nama y'umugabo wo guhamya bose baba baguze umuti wo gusiga ku maso, ubuhanga bw'Umwuka Wera butuma ubonera uburyarya bwa Satani bukiri kure. Niyo mpamvu twabonye uburyarya mu madini tubitewe nuko twaguze umuti wo gusiga ku maso. Yesu atugirira neza, tubona mu madini harimo uburyarya bwa Satani, ari gusohoza ibikorwa bya Satani. Umwuka Wera atubwira ati, ni byiza ko aya madini muba muyasohotsemo, biturutse muri Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 13, ngo dusohoke tumusange hanze. Ngo kubera ko nawe yababarijwe hanze, nuko natwe dusohoke tumusange hanze, twemeye gutukwa kubwe. Amadini baradututse, nujya no kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro no kuri Voice of Hope zabyumva barimo badutuka, ariko twemeye gutukwa kubwe. Nta kundi nyine twari kubigenza, kandi twabibonye. Ubwo namwe nyine murabyumva, nta kundi byagombaga kugenda. Abadukurikiye bwa mbere rero ni uguhumuka no guhuma TV. Habanza guhumuka. Twavutse turi impumyi. Bibiliya ayo makuru yari yaduhaye. Zaburi ya 58 yayavuze neza, iravuga ngo abanyabyaha batandukana n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo, uhereye ku kuvuka kwabo bariyobagiza bakabeshya. Hano rero nta muntu n'umwe twigeze tubona yuko yatanze ubuhamya ko yavutse atari umunyabyaha. Niyo wabyarwa na mama we yaratsindishirijwe, na papa akaba yaratsindishirijwe, uvuka uri umunyabyaha. Ayo makuru Bibiliya yaraduhaye. Abaroma igice cya 3 baravuga ngo bose barariganije, bayobeganishije indimi zabo, ubusabwe bwabo buri mu minwa yabo. Neza neza bose barayobye, nta ukora ibyaha, nta ukora ibyiza n'umwe. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Twese ubwo nuko twavutse. Ubwo niyo mpamvu twegereye Imana kugira ngo duhindurirwe kavukire, aricyo cyanditswe muri Yohana mu kiganiro igice cya 3, mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu, ibijyanye no kubyarwa bwa kabiri. Rero twagize amahirwe, Yesu aratubyara adushyira ku ifishi. Ubu ngubu turi mu ifishi ya Yesu. Rero nubwo nimugoroba twarebaga inyamaswa igiye kudutsembatsemba ngo urubyaro rw'umugore, ariko iradutsemba, ariko turi mu ifishi ya Yesu, nta kibazo tubifiteho. Nabyo Yesu yarabitubwiye ngo bazabaca mu masinagogi. Ayo makuru twari tuyafite, buriya ntabwo byadutunguye, nta nubwo tubyivovotera. Arakomeza ngo igihe kizagera
n'uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Ayo makuru nayo turafite ko tugiye kwicwa rwose, bitubyibitseho, nta nubwo tubyivovotera, nta nubwo tubyinubira. Abazatwica ikibazo ni bande? Aba bantu bazatwica ni bande? Akaga nuko waba uri kuri iyi platiforume uri mu bantu bazica abantu, uyiriho pe, uzinduka igitondo n'ikigoroba ukaza ukabyishyura n'amafaranga, megabayiti zawe ukazishyura amafaranga kugira ngo uzice abantu bazabica, kandi abazabica ngo nabo mwasenganaga mu masinagogi. Rero ntabwo dutewe. Hari amagambo rero witwa nani pastor w'abanebare wa metodiste yavuze mu gitabo cyitwa Abatware b'iki, baravuga ngo nimba Zwingiri yari umwaka, Martin Luther akaba yari umwaka, abagorozi bakaba barabaka, William Miller akaba yari umwaka. Dutewe ishema no kuba muri iryo tsinda ry'abo baka. Ariko urukumva ayo magambo, nimba Martin Luther yari umwaka, Zwingiri, Tyndale, Huse, Wycliffe, John Calvin, abo bose n'abandi babayeho, na ba Roger William, abo bose bakaba barabaka, natwe turamaramaje dutewe ishema no kuboneka mu iryo tsinda ry'abaka bameze batyo, bari kumwe na ba Luther. Ubwo Imana ihabwa icyubahiro, kuboneka mu iryo tsinda naryo ni ubutunzi bukomeye. Muri iki gitondo rero hari amagambo twasubitse, cyakora reka mbanze mbaze nimba ijwi riri kubageraho mbere yuko dusubukura. Mbese ijwi riri kubageraho? Hari abantu bari hano bari i Burayi bageze hano? I Burayi mwagezeyo? Muri Amerika se mwahageze? Amajwi ari kumvikana aho ngaho neza? Aho ngaho muri turi kubumva neza. Okay, Imana ihabwa icyubahiro. Rero reka dushime Imana. Noneho hari igihe rero njya buriya abantu bahagarara imbere y'abandi baragowe. Hari igihe njya numva nacitse intege, mvuga ati se Mana, ibi bintu batubwiye kuvuga ni ibintu waduhaye kubwira abantu, ibintu biduteranya n'abantu, nkumva nacitse intege. Buriya mudusengera, buriya na Yesu yakeneraga abantu bamukomeza. Ibi bintu bishyize ubugingo bwanjye mu kaga, ibi bintu kubera iki ubundi, kubera iki rwose ibi bintu kubibwira abantu neza. Noneho wenda hano hari abakuze bahari, ba Nyiranziza Rusi hano turababona, hari mu gihe harimo abantu badukuriye wenda bari abo kuvuga babonye ibintu byose, ariko Imana ikaguhamagara rwose ugifite ibinyejana n'ibinyejana imbere, ikaguhamagara ukajya kwiteranya n'abantu ubabwira ukuri neza. Icyo kintu hari igihe umuntu aryama akabura ibitotsi avuga ati ibi bintu biragenda gute, ugasanga rwose ariko rimwe na rimwe nkabona abantu bamwe baranditse ati numvise ubutumwa mutanga kuri guhumuka no guhuma, ati nagize amahirwe numvise ibintu nari narigeze numva, ubu ndashima Imana yankora icyo nashoboraga kwikorera. Naba nahagaritse kuvuga, navuze ati ibintu sinzongera kubivuga, hahita nkumva nsubijwemo imbaraga, avuga ati burya hari umuntu ubonetse wabyemeye. Harimo abantu bazabyemera, nubwo batazabyemerera rimwe. Dukuba dukwiriye kwihangana tugategereza igihe cyabo, nk'uko natwe Imana yatwihanganiye tukageza ku gihe cyacu cyo kubyemera. Hari igihe twari twarabyanze, ubwo rero igihe Imana yatwihanganiye natwe dukwiriye kwihanganira abandi. Iki gitondo rero kuva muhamije ko amajwi ari kubageraho, reka tuganire ariya magambo avuga ngo igicucu gihuye na nyiracyo, cyangwa se cyahuye na nyiracyo. Noneho tubumbure igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, dusomeye amagambo ari kuri paje ya 227. Niturangiza dusenga Imana. Paje ya 27, Uwifuzwa ibihe byose. Hari amagambo ariyo avuga yeruye agira ati rwose umuhango wo kwakira Yesu wari ufite ubusobanuro butangaje, ariko umutambyi ntiyawusobanukiwe. Yemwe mbega ukuntu umuhango wo kwakira Yesu wari ufite ubusobanuro butangaje. Ni icyigisho cya 5 cyitwa kwegurirwa Imana, ariko umutambyi ntiyawusobanukiwe. Ntiyabashije kumenya
ibanga ryihishe. Ubundi hari amabanga abahishwe, iri naryo ryari ibanga rihishwe. Ntiyabashije kumenya ibanga ryihishe. Kumurikira abana Uwiteka wari umuhango usanzwe. Buri munsi umutambyi yakiraga amafaranga y'incungu uko abana bazanwaga kumurikirwa Uwiteka. Umunsi ku wundi yahoraga muri iyo gahunda y'umurimo we by'umuhango gusa, atitaye ku babyeyi cyangwa abana, uretse gusa igihe yabonaga ibimenyetso bimwereka ko abo babyeyi ari abakire cyangwa ari abantu bakomeye. Yosefu na Mariya bo bari abakene, kandi ubwo bazanaga umwana wabo, umutambyi yabonye gusa umuhango cyangwa se abona umugabo n'umugore bambaye nk'abanyegalilaya, kandi batanze gusa ituro ryategekewe abakene bo mu rwego rwo hasi. Turi gushaka igisubizo kivuga ngo aba bantu bari bagiye hehe. Nitutanakibona tuzagishakira ikindi gihe, tumenye aha hantu abantu bari bagiye, ku buryo ibintu byose bikorwa bifite ikintu byashushanyaga cyahageze bikabayobera. Ntihagire umuntu n'umwe, nta n'umwe twabonye, ntawe muri uru rusengero keretse uwari urimo nawe wakanguwe n'umusaza wari uturutse inyuma, wari uri mu zabukuru witwa Simiyoni. Simiyoni yatanga ubuhamya ati dore uyu niwe twari twarategereje. Umukecuru agahaguruka ati twabimenye koko nibyo. Ariko neza habura n'umwe mu rusengero. Nuko umutambyi akora imihango ye nk'uko bisanzwe, aterura umwana mu biganza bye, amufatira imbere y'igicaniro. Amaze kumusubiza nyina, yandika izina Yesu mu muzingo w'igitabo cyandikwamo abana b'imfura. Nta na gato yigeze atekereza ubwo urwo ruhinja rwari ruri mu biganza bye. Kandi n'uyu munsi ntabwo abantu batekereza pe. Nta nubwo gato yigeze atekereza ubwo uruhinja rwari ruri mu biganza bye ko ari umutware w'ijuru, umwami w'icyubahiro. Umutambyi ntiyigeze atekereza ko uyu mwana ari we Mose yari yaranditsemo, umwami Imana izabahagurukiza umuhanuzi muri mwe, muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nk'uko biboneka mu byakozwe no mu gice cya 3 umurongo wa 22. Ntiyatekereje ko uyu mwana ari wa wundi Mose yifuzaga kubona icyubahiro cye. Nyamara ukomeye kuruta Mose niwe wari mu biganza by'umutambyi, kandi ubwo yandikaga izina ry'uwo mwana yari arimo yandika izina ry'uwo wari urufatiro rw'imyizerere yose y'Abayuda. Iryo zina niryo ryari kuzaba urwandiko ruyiciraho iteka, kuko gahunda yo gutamba ibitambo yari igeze ku iherezo. Igishushanyo cyari kigeze kuho gishushanya igicucu gihuye na nyiracyo. Turacyareba amagambo avuga ngo igicucu cyahuye na nyiracyo. Abo twaganiye nimugoroba mwumvise ko twashyizeho umutwe uvuga ngo mu kwa 9 icyorezo, igicucu gihuye na nyiracyo. Noneho ibyo mu kwa 9 tubikuyeho, tujye ku nsanganyamatsiko nyirizina, turebe ngo igicucu cyahuye na nyiracyo. Reka dupfukamye dusabe Imana idutabare kugira ngo byumvikane. Dusabe Imana idufashe kugira ngo ibi bintu byinjire mu mwuka wera, abantu babyumve, ukuri kujya hagaragara. Reka dusenge. Turagushimye Mana ikomeye, ufite kwera kwinshi, ufite icyubahiro giheranije isi yose, kandi ntabwo wegerwa n'inkozi z'ibibi. Uteye ubwoba. Mose yifuje kukureba, aravuga ati Mana mfasha, ubwo tuganira ukabura inshuti yanjye, reka nanjye rwose nkurebe, ngwino turebane. Uramwihanangiriza umubwira yuko bidashoboka ko nta muntu ushobora kukubona. Cyakora amubwira ati niyitegereze. Ugiye kumwereka mu mugongo ibyamubayeho, twarabibonye. Nuko yikubise hasi abonye mu mugongo gusa. Icyo ni icyubahiro cyawe. Icyubahiro cyawe rero giteye ubwoba. Turakwinginze rero kugira ngo ubwo wasezeranye yuko abo witaho ari abahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe, iki gitondo uduhe guhindira umushyitsi ijambo ryawe, kugira ngo ryinjire muri twebwe, rikora ibyananiranye, rikora ibyo abantu badashobora gukora, rikora iby'imbaraga zo mu isi zidashobora gukora, risenye ibihome, rizamura inkuta, rizamura inkike zasenyutse. Abantu ntibaheruka gusenga, abantu ntabwo duheruka kwatura ibyaha, abantu ntabwo duheruka kuboneka imbere yawe, ntabwo duheruka gusoma amagambo yawe, atari uko tutaboneka imbere y'amateraniro buri munsi, ahubwo ntabwo duheruka kubyumva. Turakwinginze muri iki gitondo kugira ngo ijambo ryawe turinde akanwa karyima umwimerere waryo, kuko rifite umumaro wo gutsinda umunyabyaha rikamuhanira gukiranuka. Iki gitondo turagusabye kugira ngo ijambo ryawe rihamye kuri iyo ngingo mu mitima yacu. Tubyambarije ubuntu mu izina rya Yesu, amen.
reka rero mbasabe dusubire muri Ezekiyeli aho twasubikiye. Ezekiyeli igice cya 4 twahasubikiye amagambo yatubwiraga yeruye yuko hari ubuhanuzi. Hari amagambo amwe nkunda yanditse mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Icyakora gufata page ntabwo bikipfa kunkundira neza, ariko amagambo yo mba nyibuka handitse ngo muri aya mu byanditswe byera harimo amazahabu menshi y'agaciro, ariko ngo ntabonwa n'abaseruraho bigendera, ahubwo ayo mazahabu ngo abonwa n'abacukura bagashita imitarimba bakageza ikuzimu. Abo nibo babona ayo mazahabu. Uyu mwanya rero reka tujyemo turebe ko twashita imitarimba tukageza ikuzimu, tukareba ibi butunzi bwahishwe buri muri iki gitabo neza neza. Abantu banyuraho bameze nk'inkone, bavuga bati rwose ntabwo mbyumva ibyo nsoma, ntabwo mbyumva, ariko se nabyumva gute ntawe ubinsobanurira. Ariko igitabo cy'umugenzi harimo umugabo witwa Musobanuzi, natwe dusabe Musobanuzi ari we Mwuka Wera adusobanurire muri iki gitondo. Reka rero Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 17 twavuze ko turasoma tujya inyuma ko twari twagisomye cyose, turebe ibyaya marorerwa agiye kumanukira abantu n'icyaha cyabo. Reka turebe uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa, babe ubutarutana, babe abayuku bazize igicumuro cyabo. Abayuku buriya rero, abayuku bareze. Insengero zo zimwe zirafunze, ariko hari abayuku bari kubyuka bambaye amakote na karuvati bajya kwaka abantu amafaranga. Byari byarahanuwe ko ariko bizagenda, bazaba abayuku. Amazi ari kuvugwa hano rero ni ijambo ry'Imana, n'imitsima iri kuvugwa ni umutsima w'ubugingo. Neza umutsima w'ubugingo ukabura abantu bakanywa ibitobwe, bakarya na bya biryo twabonye. Umurongo wa 16 arongera arambwira ati mwana w'umuntu, dore umutsima niwo rushingikirizo rw'ab'i Yerusalemu, ngiye kurukuraho. Umutsima bawugiraga ahera rero habagaho igitereko ameza y'imitsima, birira imitsima, ibintu byaragenze neza. Ariko Uwiteka aravuze ngo ngiye kuwukuraho. Iyi ni imitsima, ni ijambo ry'Imana. Mu gihe cyo kwa Eli twarabibonye, igitereko cy'itabaza cyari cyarazimye, igicaniro cyari cyarazimye neza kwa Eli, abantu barahuma kugeza ubwo ayobora imyaka 98 yose yarahumye. Imitsima yari yararwe neza. Tubona muri Yosuwa igice cya 9 tuhabona abantu bitwa abagibeyoni baje mu itsinda ry'Abisirayeli. Nuko Yosuwa akabamenya yuko abo bantu ari abagome babi cyane barwanyaga ubwoko bw'Imana, ngo nuko icyakora ntiyabica, arangije abagira abavomyi n'abashenyi. Abo baramujijishije ngo bafata imitsima barayishajisha, bafata n'inkweto nazo barazishajisha, ngo bafata n'imyenda yabo barayishanyagura, bafata imyenda yashaje kugira ngo baze kwemeza Yosuwa nk'uko bamaze igihe mu rugendo nabo ngo bagenda. Ko babonaga niba bambaye imyenda mishya arahita bavumbura. Abo bagenzi nabo turabafite bareze, turabafite beze, kugira ngo nawe yemeze abantu ko amaze igihe mu rugendo. Imitsima yarashaje, ntabwo babiza abantu. Inkweto n'ubutumwa bwiza, inkweto zimaze gusaza ku bantu, ntabwo abantu babiheruka. Abana bacu tuzabyara, ntimumbaze abana tuzabyara bazakura nta buhanuzi bazi. Ntabwo abantu baheruka kwiga ubuhanuzi, barabufata bakabwitiranya n'ubundi. Ubuse generasiyo yacu Imana itwihanganiye ikaduha nk'imyaka 20 ku isi, abana bacu ubu ngubu baba bameze gute? Abana batazi ubuhanuzi pe, ubutumwa bwiza, inkweto zarashaje pe, imitsima yabaye uruhumbu. Nuko Yosuwa bitegereje barabavumbuye. Umwuka w'Imana yari muri Yosuwa mu gice cya 9 cya Yosuwa, nuko ngo abagira abavomyi n'abashenyi. Wamuhisengesha akarisenga pe, abashenyi aragenda rwose ku buryo umubwira ati ibitabo by'intambara ikomeye ubitange, akabitanga. Akaza bakitiranya ibintu n'ibindi neza. Nuko Yosuwa arabitegereza bagira abavomyi n'abashenyi. Ubuhanuzi ntabwo abantu bakiga ibyahanuwe, ntabwo abantu bakiga ubutumwa bwiza, baracyagendera kubwo bize mbere. Ubu rero turasoza aya materaniro dutanga ibitabo neza rwose. Nimero ya abandikire nomero
oya mahirwe Imana yarayatanze, ntabwo abantu babitanze, ugasanga abantu bari ngo umurimo warangiye se kwande? Warangiye kwande ko Ted Wilson yazanye ivugurura akavuga ngo tujye mu murimo, ntabwo nta ntambara ikomeye wahaye abantu, ariko uri kuvuga ubu se ubwiriza imyaka ingaho ubwiriza ku buryo uvuga ngo umurimo wararangiye. Kandi abo usanga bari kuvuga ngo umurimo wararangiye na abantu bahagurutse muri 2020 bonyine umurimo wararangiye, abwirije imyaka 2 ngo umurimo urarangiye. Hari abantu babwirije imyaka 20 bataravuga ko umurimo warangiye, wowe ubwirije 2 ngo umurimo urarangiye. Ni wowe urangije ariko. Umurimo urangiye kwandi urangijwe nande? Bakubwiye gutanga intambara ikomeye ntitwakubonye, bavuga kuyisoma ntayo wasomye, nibirimo n'uno wayitije ntumwibuka, amapaje rwose ntabwo ibintu z'ukuntu aho igihugu kiri kurwana n'ikindi, ariko ngo umurimo buriya ngo umurimo urarangiye tureka tujye kwiryamira. Hari nabo nabonye bari kurya amafaranga ngo turarya amafaranga tugize Yesu tuzajya kuyamara Yesu yaje, hatagira umuntu wongera gukorera amafaranga. Abo ni aba 2020, buriya abantu ba 2020 bateje akaga cyane. Abantu ba 2020 bateje akaga, bavuze intambara ikomeye, abantu bavuze intambara ikomeye ntayitange, bari batubwiye ngo umuntu wese barakimano bagikura ku 9,000 bagishyira ku 1,000, batariko isi yose yerekwa rya n'abahitira ivuga ko umuntu wese ku isi tugomba kunyanyagiza iki gitabo cyitwa intambara ikomeye. Ubu ngubu rero cyahindutse inkuru itera ibyiringiro. Ubu nubwo tugiye kubitanga, ariko tugiye kubitanga nta mahirwe tugiye gutanga ibitabo. Hari abantu biteguye gukora umurimo wo kujya kuri tere bagakora umurimo, tugiye gufatanya nabo bafite amafaranga, muyatange, mugire vuba vuba rwose mutanga amafaranga, ukora uko ushoboye, niriba n'ijana ryohereze tuyabahereza abantu. Wowe birashoboka dufite indi bivuga ngo nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja, ariko wafashije amasengesho no gutura amaturo. Ntabwo ndi kogeza amaturo hano, ariko byibuze abantu ntabwo wajya kuri tere. Ushobora kuba dufite impano zitandukanye, ntabwo wabasha kujya mu muhanda ngo urangurure. Hari umusaza umwe rero twatubwirizaga witwa Byarugaba, wari umaze iminsi atubwiriza, yigeze afata igihe kimwe agafata igiti agashyiraho triplex, yarangiza inyuma kuri iyo triplex akandikaho amasomo, akayihambira mu mugongo we, yarangiza akayihambiraho triplex, akagenda mu muhanda rero bakambara amakanzu. Bari abasore nka bangahe, bakamanuka hariya muri Kigali bahambiye triplex iriho amasomo, bakicecekera gusa. Urukumva Imana uburyo bwose Imana izabukoresha. Akihambiraho iyo triplex yayihambiye mu mugongo, yayishyizeho igiti hejuru hariho amagambo ya Bibiliya, akamanuka yigendera yicecekeye. Umubonye wese agasoma ibi ni ibiki? Umubonye wese, ubwo si ryo bwiriza butumwa warishobora? Nimba utarishobora rero ukaba utajya kurangurura, ukaba utajya ahangaha kuri YouTube ngo ubwire abantu ibyo uzi, ariko watanga amafaranga, byibuze intambara ikomeye ababishoboye bakabikora. Nasona rabaha nomero hano dimanche muri Sunday Talk tuzaba dushojeje. Hari abayohereje, tuzaba dushojeje, kandi abajya bohereza amafaranga bajye basobanura icyo akwiye gukora igihe turi mu gikorwa cy'intambara ikomeye. Uyatanze abantu bakayakoresha ikindi kitari intambara ikomeye, tuba dushobora kugerwaho n'umuvumo pe. Nimba wayatangiye intambara ikomeye uvuga ati amafaranga muyangurira ibitabo, mu mpera abantu, twebwe dufite inshingano yo kubikora. Abantu hano badukurikira bavuye mu madini, ibitabo ni ubuntu. Twumvikane, umuntu uvuye mu yandi madini aje mu itorero ry'Abadivantiste munsi wa 7, igitabo ni ubuntu, hatazagira umuntu guca amafaranga. Nihagira umuntu guca amafaranga uzamanika akaboko hano uvuge ngo hari abantu banciye amafaranga. Umuntu uvuye muri ndi torero, igitabo cy'intambara ikomeye ni ubuntu, turamuha rwose, ndetse no kukikugezaho ni ubuntu. Byose ujye mutubwira nta kibazo. Hano hari Abadivantiste bategetswe gutanga ibitabo, barabitegetswe, nubwo ari icyifuzo, ni itegeko. Nuko bimeze. Umurimo ntabwo urarangira, umurimo urahari, ntabwo urarangira. Abantu bari kuva mu madini y'Abagiprotestani, bari kuyavamo, ndetse bari kuyavamo cyane. Nimutanga ibitabo rero tubahe, twe twarabisomye, twabwiye ko tugisoma cyose tunagisubiramo, na Bibiliya tuyisoma yose turayirangiza tuyisubiramo. Ubwo rero nimureke dufasha abandi bakomeze gusohoka muri Babuloni. Ariko turi kubona iyi mitsima rwose birangiye ibaye uruhumbu. Ahangaha tubonye ko amazi aratobwe, nta wundi wagombaga kuyatoba. Mu gihe cya Ezekiyeli twabonye ko byari ibyo kurya Ezekiyeli yagombaga gutekera imbere y'Abisirayeli, akabitekesha amabyi. Mu yindi Bibiliya yawe handitse amaziranoki, muri Ntagatifu handitse neza, urahasanga ukuntu bigiye byanditse. Ntabwo nshaka kubisubiramo muri iki gitondo hatagira umuntu ubura peti, ariko neza aravuga ngo bateke Bibiliya byo kurya bishingikirizaho ya mitsima yabo. Noneho uteke amashaza, uteke ibishyimbo, bitekane, ubivangavange, nurangiza ubitekesha amabyi, babireba bose ubitekera imbere y'Abisirayeli.
kandi twarabibonye inyenyeri muravumba ibyo kurya biratobanze bihinduka uburozi bwitwa pusinto rwose amazi nayo yaratobanze impanda idahitanye umwe ihitana undi mu minsi iri imbere urabibona. Reka dusabire abantu bari mu madini hano hari abantu bavuye ku rusengero baje gukurikira amateraniro kugumuka no guhuma kubera ko bazi ko bahasanga ukuri. Nyabuneka abantu muri ku isabato muzajya ku rusengero ariko turabasabye nimuzave ku rusengero turabinginze nimuzave ku rusengero mutazi ibyo murimo. Hari abantu muzumva ntabwo tuzabaciraho iteka ahubwo turifuza ko hano turahanga turavuga turifuza ko mumenya ukuri. Nicyo cyifuzo kiri ku mitima yacu niyo mpamvu dukora amanywa nijoro budatezuka dushaka ko mwamenya ukuri mu by'ukuri. Uzasohoke mu rusengero uzi ukuri ikintu kigukuyeho kuko ubu dufite ikibazo cy'abantu bavuyeho batazi ibyo barimo ubu bari kugaruka rwose. Nzi ko uwo mutego muri kuwubona bamwe barinangiye baravuga bati n'abari baragiye bari kugaruka tubuse mwaba mujya hehe abendaga kuvayo ubu birangiye binangiye. Bantu mudukurikira muvuye ku rusengero mujya munyandikira mukambwira ati ndi umukuru w'itorero ndi pasitoro runaka mujye mutwihanganira duteranira ku rusengero badukubitira ingoma tukareba karasisi tukacunga resi twangiza tugataha nuko bimeze. Ariko dutashye dukinga inzu tukajya kuri guhumuka no guma tukayo ko ari ubutumwa bwakiza umutima tuhasanga. Turabashimira rero ubutumwa bwanyu butugeraho mwebwe mwabishoboye mukomeze. Hari igihe natwe Imana izadufasha turifuza ko Imana ibafasha natwe kuri tukagushyira ahagaragara ntabwo kubaciraho iteka biri mu nshingano zacu ariko umwuka w'Imana yarahavuye ibyo mwicare mubizi kandi buri umwuka w'Imana kuhava nta naho bitanira no kurangira kw'imbabazi ndetse ntaho bitanira buri umwuka w'Imana yagiye. Ni umwuka w'Imana ni uba wahesha abantu kwihana iyo yahavuye nyine kwihana biba biri kugenda birangira. Niyo mpamvu rero ubwo mukwiriye gushyiramo n'imbaraga ko kwihana byo biba biri kugenda birangira. Abazasigara mu nsengero ngo ni abantu umwuka w'Imana yamaze kuvaho kera cyane kandi bazaba bafite umuhati nk'uwo mufite n'izo resi muri gucunga n'izo firidi muyoboye mukuru wa firidi uri ahangaha turagushuhuje. Ntabwo tuzakuvuga mu izina ariko turagushuhuje ariko umenye ko ibyo ngibyo ni ikimenyetso kimwe mu bigaragaza. Hari igitabo kimwe cyitwa Maranata ngo umuntu wese ngo uzaba ufite umurimo mu itorero ngo ntabwo Yesu ngo nta muntu n'umwe Yesu azajyana ngo azaba agifite umurimo n'inshingano mu itorero. Ayo magambo sinzi umuntu uherutse kuyambwira ndatangara. Se bazaba bari hehe? Buriya mwebwe mu bitekereje mwumva bazaba bari hehe? Nuko ibintu bimeze ubwo ngubwo nyine tubonye ririya somo tubonye neza icyo rishushanya ariko mu gihe cyacu amazi n'imitsima twabonye imanda rwose twari tumimazemo iminsi. Nibiba ngombwa iriya manda ya gatatu n'iya kane muze kongera mu bisubiremo nimubona akanya turajya turushaho kubyumva neza. Tujye mu byahishuro rero igice cya 13 na burada Nasoni nabahe nomero mwohereze hayo mafaranga mwohereza amafaranga bigikunze muyohereze tujye mu murimo nyaboneka. Turaba dushoje byahindutse inkuru itera ibyiringiro. Ibyahishuro igice cya 13 tuhabona igicucu ariko turashaka kumenya nyiri iki gicucu. Igice cya 13 tugiye kwasoma twihuta. Icyakora turahera ku murongo wa 11 kuko ntabwo twabivamo turabivuga mu mutwe iminota ngiye nayo ukuntu biri kugenda ahangaha. Nuko haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Mbere yuko tukomeza imbere reka ndebe ko tukiri kumvikana mbese amajwi aracyari gukunda neza. Yego ngaho reka dukomeze twumve mubumbure tusome. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihata isi n'abayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Igicucu hano turakibonye hano tubonye igicucu neza. Igicucu twatangiye kukibona mufunge mikoro twumve iby'iki gicucu. Tubonye inyamaswa iri gutegeka ariko cyangwa reka mbanze nsome byose ndangize nindajya mbigarukaho murajya mubyumva uko twabisomye. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye imanura urumuri ruva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose
itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi, abakene, ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse gusa afite icyo kimenyetso cya ya nyamaswa cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha iyo bahageze baravuga ngo aha niho ubwenge buri, ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666, ni 666. Hari ibintu tubonye dusomye mu amakuru duhawemo hano, wenda reka tube turetse gusoma tureba amakuru iyi Bibiliya iduhaye. Bibiliya iduhaye amakuru atangaje. Iratubwiye ngo Yohana agiye kubonabona indi nyamaswa, haduka inyamaswa ivuye mu gitaka, ariko inyamaswa ivuye mu gitaka yo ngo irakoreshejwe, yo ntabwo ari ikoze ibintu, iragiye ngo irakoreshwa, barayitegeka. Mu bintu barayitegetse ngo rema igishushanyo cya ya nyamaswa. Ubwo biravuze ngo ya nyamaswa yari yakomerekejwe uruguma rwica nimugoroba twabirega Ubufaransa aribwo bwakoze iki kintu kuva mu mwaka wa 1538 kugera mu mwaka w'1798. tuhasanga inyamaswa yabayeho muri ya myaka 1260 rwose yaragiye ibaho, ikora akarengane, iragenda yica abera bisumba byose, irabarenganya, nuko nta kitabakoreye, yabagize nk'ayifundiye, ibogeraho uburimiro rwose. Abana b'Imana nibo tubona mu kimenyetso cya gatanu kimenwa ngo nuko mbona imyuka y'abahowe Imana. Reka nacyo dushaka tunagisome, ntaho twiruka tujya, nta murima waraye. Turasaba Mukansanga azimye mikoro, ntabwo dufite uburyo bwo kubazimiriza uyu munsi. Mukansanga ntayizimye. Ikimenyetso cya gatanu kimenwa tuhasanga inyamaswa abantu yishe. Mukansanga ntabwo mbizi kuri kubasha kutwumva, wazimya mikoro yawe kugira ngo birusheho kugenda neza. Ibyahishuwe igice cyaho Mukansanga ari kutwumva. Telefone yananiye ko ntabasha kuzimya mikrofone yawe, se biragenda uteye. Reka ngukureho wongere winjire. Byo ndabishoboye. Nuko kimenyetso cya gatanu umurongo wa 9, ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 9, turebe iyi nyamaswa ya mbere ibyo yakoze. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare gajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzima aramukurikira. Bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Niko zabariye rwose, babagaburiye, babashishuye amatako, babatanyaguza, abo bakuruye ku muntu bashyira mu muhanda bakagenda babakurura. Ubitekereze nawe, no kibagushyize mu muhanda bagakurura, ubitekereze nawe, babazirika imigozi ku bitsina bagakurura, abo baciye amabere bagakata amabere bagakurura, bakabashishura impu ku menyo, bakabasiga mashe y'amenyo. Yemwe umva nawe ubitekereze, wumva uko waba umerewe Salomo, wumva ibyo bintu nawe nyine. Abadamu bari aha ngaha namwe mu bitekereze, bafashe umwana wawe, umwe agafata hari agafata ukuguru kumwe, n'undi agafata ukundi agatanyura, akazirika mu izosi, abasigaye bakabagaburira inyamaswa. N'uru rupfu bishwe rwose. None umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, Imana wera w'ukuri, iri jambo w'ukuri riragarutse, uzageza he kudaca amateka no kudahora bari mu isi, uhorera amaraso yacu. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura kera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Ni ukuvuga ngo hano hari abantu ndi kureba kuri platiforme, nkabona bagiye kuzuza umubare rwose. Biravuze ngo ibi bintu bizongera byisubiremo. Se bizasubirwamo bigenze bite buriya? Mwebwe mu bitekereje. Ba Nyiranziza z'Urusi bari hano, ko nta muntu twanduranyijeho. Ubu ngubu turi kubona abantu hano mu Rwanda, abantu barimo baramwaragurika, abanyamadini bamwaye, bayoboye amadini, abantu Imana yabahagurukirije ububyutse, abantu banga kumva.
nuko Satani arabuzura aragenda bakoresha ibidakorwa bafata imihoro bajyaho babica bagenzi babo. Ubu hano haba hibereyemo abantu bibigiriye mu bihugu bariye inka z'abandi bisha abantu, urababwira kwihana reka ntibabikozwa batahubwo ati uyu muhungu muzadushakira ahantu abatuhamenye neza atazongera kutubwira ibi bintu. Nuko rwose urababwira kwihana ati mugaruke muze mufate ibihano bibakwiriye, mwatura ibyaha byanyu mugaragaze ko Yesu yabagiriye ubuntu ko mwifuza kujya mu ijuru, abantu babone neza yuko rwose umwuka w'Imana ari gukorera mu bantu. Abantu banze kumva ahubwo ngo barifuza ngo ntago bashaka umuntu wababwira n'ibyo bintu. Twabonye Yesaya kuntu bamukereje urukerezo, abadini banyamadini, insengero zaguyemwe abantu ndetse n'iz'aba 7 days neza zigwamwe abantu babireba. Umuntu akava mu rusengero kumva umuntu barimbanaga muri korera mukubise umuhina baramurangije kubera kwanga ububyutse. Ngo bamwaye rero zya nsengero. Imana idufashe bazazi kinge forever rwose, kuko abazazisubiramo b'umwuka w'Imana azaba yarabavuyeho. Ni ihame. Abari hanze bo bajya bavuga ngo inaha ko nabihari ngo ubwo ngubwo aho zakinzwe kera ntabihari, zarakinzwe aho kera na nubwo umuntu abantu bajyamo ariko zirakinze. Muvandimwe wanjye uherutse kunyarukira harya ubwo ni hehe buriya ra katurebe ndanabyibagiwe. harimo ibyo bavuga nkumva ni n'ahantu muri harya ni Angeleteri buriya. Ariko agiye uko nta nubwo yagiye ari umuntu usenga, yagiye ari umuntu wakazizi bamwe bita waswingaraye uhora mu kabari, ariko agezeyo mu gatima karamukomanga kuko yari 7 day. Agezeyo sinzi ukuntu agatima kamukubise ati shaka ukuntu wajya gusenga. Ejo nibwo asimbukiye ku rusengero asanga harimo udukecuru n'udusaza, wamubonye baramuseka cyane. Niko mwana batiwe se byakugendekeye gute kuri hano? Ati rwose tubona arinje gusenga. Ati wacu mu Rwanda twarasengaga. Yahehe yarasengaga se? Umva iyo bagezeyo rero bashaka kwigira abantu basenga. Ati twarasengaga tubona arinje. Ati inaha nta musore usenga. Umusore rero inaha nta musore usenga arumirwa neza. Abantu basenga iyo ngiyo ni abantu bashaje nyirizina. Umwe we wari aho ngaho yashatse gukora ubukwe agiye kureba padiri amubwira ati urusengero ubungu rwanjye rwajemo ibitagangurirwa n'intuze, isuku yarukora ntabwo rwakubona isuku yarukorerwa ku buryo warukoreramo ubukwe. Agaruka kubukorera mu Rwanda nyine ubwo ngubwo nuko bimeze. Izaho ngaho muri kuvuga ngo twebwe ngo kwibi ntabihari, aho zakinzwe kera. Twabibonye i Burayi niyo inyamaswa yari aha mu Burayi bimuye Imana irahunga. Twabibonye muri Riyamanda Imana irahunga ihungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahahungira. Ejo bundi bayihaye 0 muri Amerika tubireba, bayihaye 0 yari muri Afurika yirirwa ahandi gataha i Rwanda, dore ko yirirwa ahandi yirirwaga igataha i Rwanda. Abanyarwanda nuko babyumvaga ntitwabarenganya. Igeze mu Rwanda none ejo bundi naho turabona barayikinze rwose. Imana n'ubutinganyi barabwigishije. Imana irimuwe imbona nkubone neza. Muri Aziya aho nta nubwo bayiherukamo, ntibayemera muri Aziya, ntabwo muri Arabia Saudite ntabwo babaza iby'Imana, kuko Yesu imbere na mbere hariho jambo yari Imana, yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wayiremye. Rwose turabyibonera. Ariko aha hantu buriya iyi nyenyeri muravumba mujye muyitinya cyane. Ihitanye abantu, ihitanye ababwiriza badufashaga, ihitanye YouTube twajyago tukabona ibyigisho bikomeza abagenzi. Inyenyeri muravumba ihitanye abadiyakoni, ihitanye abapasitoro bari bazi ukuri n'ubu bariho hano. Ihitanye rwose ihitanye abantu twemeraga. Iragenda iragwa. Buriya Teddy Wilson yari muri TMI mu Rwanda. Ni inyenyeri kuko yatanze umucyo. Inyenyeri ubundi ishinzwe gutanga umucyo, ariko iyiguye nyine bayagoye 1/3 gikorwaho. Ati rwose ni imyaka 5 tugiye gukora tukaba turashojeje. Niko mu byutse volume ya 7 abagifite muze kura kuri page ya 3 n'iya 7 n'igi page isoza avuga ngo 2016 n'umwaka wo kwerera Yesu imbuto twitegura gutaha. Ubu ngubu nta kindi nta kindi kintu ari hano mu Rwanda. Ejo bundi baramuhamagaye, papa aramuhamagara amubwira ati muri TMI yarari Bugande, muri Bugande arareba igihugu cy'Ubugande agiye gukoramo TMI. Atumva iki gihugu cyuzuye abadayimoni, ntabwo biri bupfe gushoboka, ntabwo byakunda. Papa aramuhamagara muri Soweto muri Afurika y'Epfo ati duhure. Ati umurimo aragenda ajya guhura na papa. Yagarutse ibitekerezo byahindutse.
pe yagarutse ibitekerezo bye byahindutse. Teddy Wilson guhura n'umuntu uhagarariye Satani, paje y'102 mu ntambara ikomeye ngo nimba Gihenomu ibaho. Martin Luther yavuze ati nimba Gihenomu ibaho, Roma yicaye hejuru ya Gihenomu. Ukajya guhura n'umuyobozi wa Gihenomu. Ibyo bamukoze ntabwo tubizi, cyakora nawe wakujyana nawe nibyo waza uvuga. Icyo tuzi nuko aje rwose yahise kimwe cya gatatu cyahise gikorwaho. Babwiriza baracibwa. Sinakubwira intambara ikomeye, vuga ati iki gitabo cyitwa intambara ikomeye kijya mu mugayo umuntu uzagisoma azirwarize neza. Yagarutse yahinduye ururimi. Teddy Wilson turabibonye. Ibyabaye icyo gihe byari ubuhe buhanuzi? Mwibuke neza umuhanuzi witwa Nehemiya ajya ahamagarwa n'abagambanyi abitwaga ninde ubibuka bari abahungu babiri bagomesheje abantu babuza kubaka urusengero. Bari abahungu witwa Tobiya na Senibalati na Tobiya bamubuza kubaka, baramuhamagara bamubwira bati noneho manuka duhurire mu kibaya. Arababwira ati reka njye ntabwo nata umurimo w'Imana ngo nze guhura namwe. Bamubwira ati reka duhurire haruguru ku musozi. Arababwira ati sinata umurimo. Teddy Wilson yakosa yakoze. Ba Tobiya baramuhamagara ati hagarara tumurimo. Nehemiya arabahamakanira ati sinata umurimo ngo nze guhura namwe. Ntagiye shomu nawe twari tumusize. Inyenyeri biraguye. None tubonye hano ko ibintu bigiye kwisubiramo. Imyuka yabishwe bahowe Imana urabasanga mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 35. Bazereraga mu mashyamba bambaye impu z'intama n'iz'ihene, bagakerezwa inyerezo. Yemwe narebye ukuntu bakereraga abantu, umugabo bakamumanika bamuziritse amaguru hirya no hino acuramye. Umubaji akajya hakurya n'undi hakuno, uko mubona basatura igiti, bagasatura umugabo bamuturutse mu kabuno bamanuka hasi, bagasatura igice bakamukuramo imbaho ebyiri, imbaho z'umuntu. None iyi myuka ngo iri gutaka y'abahowe Imana, itaka ivuga ati Imana nyir'ingabo uzageza ryari kudaca amateka. Ntago abapfuye bavuga, wenda Yohana byerekwa nyine ni urwo rugero yisanishije nyine n'uburyo abo bantu wenda ni ukwisanisha. Imyuka y'abahowe Imana iyo baba bahari bari kuvuga bati uzageza ryari kudaca amateka no kudahorera amaraso yacu. Nuko ngo bategekwa kumara kandi gahe gato. Ubwo kandi gahe gato numbaze ngo nakahe karatangira ryari, ngo umuntu wese muri bahabwa n'igishura kera kugeza ubwo umuntu wese muri bo araba ngo imbata, umubare w'imbata bagenzi babo uramaze kwicwa nkabo. Rero ubu ngubu aho birakomeye. Ubwo ugiye mu Baheburayo wahita ubona ngo ku gice ya 12 uwo murongo urangiye ngo natwe ngo abo ngabo bose baracyategereje ngo kugira ngo Imana yatugambira ikirushaho kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe. Wagera ku gice ya 12 ahita avuga ngo nuko ro natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Kandi turi kuganira amagambo avuga ngo igicucu cyahuye na nyiracyo. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, nubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose. Ubu hano hari abagenzi bakirimo credit, hari abantu tuba turi kumwe hano akaza ati none jado ubutumwa utanga turabwemera ati none uri kubona iriya modoka ni credit n'iriya ni credit. Ubu ngubu bizagenda gute abantu bazaba barimo credit? Abwira ati nakazi kawe ubwo ngubwo. Imana yatanze amahirwe ku muntu w'Imana wese. Nta muntu w'Imana, nta faranga ry'umuntu w'Imana numwe rizagwa mu isi. Inyandiko zibanze mu gihe cyigisho cyitwa kwitegura imperuka hari amagambo avuga ngo Imana izagitubwira isaha n'umunsi byo kwikuraho ubutunzi bwacu, kandi ngo nta nubwo tuzabugurishiriza rimwe. Hari abateye ngo babugurisha bwose bakajya gutegereza Yesu. Oya, Imana ngo izagitubwira ingano y'ibyo dukwiriye kugurisha ndetse n'igihe bikwiriye kugendera, igihe cyiza cyo kugira ngo bigende. Imodoka ukayireka ukagenda n'amaguru cyangwa ugatega n'iz'abandi. Natwe turatega kandi ntacyo tubaye, ntacyo tuzaba kuko dutega. Turazifite imodoka nyinshi, ntabwo twirwa tumenya ngo zikorerwa kontrole ryari, nta nubwo tuba duhari zozwa ryari. Icyo dushinzwe nuko iyo dukeneye kugenda n'imodoka tuyisanga ku muhanda tukayigendamo, ni itegeko ko tuyihasanga. Turazifite imodoka nyinshi cyane, nta n'umuntu ujye tubaza ngo nuko bimeze. Ibyo bintu Imana yarabiteguye, turazigendamo ku buntu kandi turazigura tukagendamo. Imana yaraziduteguriye. Amafaranga iyo Imana ibona ko akenewe byose Imana yabitegura. Amafaranga ikayategura, yashira tukazana andi, uko imodoka ikazana izindi, twazikenera ikazana izindi. Nuyigurisha so uzabiki? Abantu bose Yesu yazasanga abantu twese dufite imodoka. Nuyigurisha uzabiki ariko ukirinda kugwa mu mutego. Ninamerega umuntu aba ari kubaha. Nta faranga ry'umuntu w'Imana na rimwe n'iri rya ruminja iri ngiri
Imana yifuza ko umuntu w'Imana inyamaswa izarya, ariko se iriya amafaranga y'abantu bangana iki bagurishije ubugingo bwabo kubw'amafaranga? Bangana iki abapasitoro bagurishije ukuri kubera amafaranga? Ubu ngubu basigaye barahindutse abayuku nk'uko twabibonye muri Zekeri, kubera amafaranga. Tubonye ko bigiye kwisubiramo rero. Ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batya, Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3, ariko ntabwo turi kwasoma muba mubize ba 7 day mwarize pe, ariko turi kuvuga nkuko biri. Nuko rero natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure icyambere, kwiyambura. Ariko ubundi murabyumva, hano hari umuntu ujya koga yambaye, twiyambure nukubijugunya kure. Twiyambure icyambere ibituremerera byose n'icyaha cyose kibasha kutwizingiraho. Ariko iryo jambo ni ryiza ye, n'icyaha cyose kibasha kutwizingiraho, dutumbire Yesu we banze ryo kwizera, ari nawe usohoza uko kwizera. None tubonye mu byaje cya 13 hari amakuru duhawe, ya nyamaswa yakoze ibi bintu. Hari ibintu yakoze, zampfuyisha abantu, nuko irajijisha abantu. Inyamaswa ivuye mu gitaka yo hari ibintu ikoze, irategekwa. Yo ntabwo yikoresha, iri gukoreshwa na ya yindi yari ikomerekeje uruguma rwica maze kabaho, ariko urwo ruguma rugakira. Nuko yo itegekwa, ibabwira abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Ubwo nabavuye i Burayi bagezeyo bakagera muri Amerika nyine, ubwo amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama n'aba Republike n'aba Demokrate. Cyakora sinzi nimba Nancy Pelosi nimba ari ukibayobora, ariko bayobowe n'umugaturika. Kumva aba Protestant bayobowe n'umugaturika ni ishyano. Nishyano. Niyo mpamvu rero mu manda ya 4, iyo bageze ku manda ya 5, ya 4 irangiye, imbabazi ziba zirangiye, bavuga ngo nishyano kubw'amandi yandi majwi y'imanda 3 agiye kuvuzwa. Nishyano rizabonwa n'abari mu isi. Ibisigaye rero nishyano. Nishyano rwose. Ni ukubera iki? Nuko biba bigiye kwisubiramo da. Ngo icyo gishushanyo hari ikintu kigiye gukora, ajya mukumva umuntu aratangiye ngo haleluya rwose, ubu ngubu ndi runaka w'ibunaka, niza amashuri y'andi dogiteri. Gumana ubudogiteri bwawe, lisansiye runaka, gumana ubudogiteri bwawe, byigumanira ibyo byimenyere. Inyamaswa nayo iri gushaka ubabize gusa, injiji zazigeraho nyuma, n'ubundi iri gushaka bize. Niyo mpamvu inyamaswa mwabonye mu cyaro ariho yigabije cyane. Mu cyaro iragendera badurumbanya, mu mujyi irahihorera. Mu mujyi subundi irabadurumbanya bashaka iki ko n'ubundi yabaziritse, yabafashe miri, irarinda ituma bakanguka, igomba kubareka. Ahubwo n'abari baragiye mu cyaro bagahungira mu mujyi, kuko imijyi yarayifashe nyine irayifite. Ahubwo abo mu cyaro babandi babona akanya ko kwiga ibyanditswe, babona akanya ko kurya ibyo kurya bihingiye, abo ngabo nibo yashakaga kugira ngo n'abari bafitiye icyizere ubutumwa Imana yatanze babutakariza icyizere. Naho mu mujyi birabafite, nawe wagushyiraho, kandi mu mujyi wagushyiraho kuri 1-2 mu gitondo saa 6. Utu dutabo mubona abantu birirwa batwaye, wagushyira mu mujyi se wakongera gutwara igitabo? Ugasanga abantu bari guca iteka ngo umuntu yambaye ipantaro, wagushyiraho ukareba yuko ukareba ko utambara n'izicitse mu mavi. Imana izagica amateka ikurikije buri muntu wese umucyo yari afite naho yarari, naho yavukiye. Wakugeza wagenda akagushyira wowe Los Angeles, wakongera gusenga? Bantu turi kumwe muri bu bihugu twumva ko hari abantu basenga tugashima Imana. Kumva umuntu w'i Kigali yasenze, ugera ukabona abantu bari gusinzira gusa. Baje gutura ibishyito muri icyo gutura Uwiteka ibitambo byanduye. Reba iyo mibiri ibitambo bipfuye mu gitabo cyitwa imibereho yejejwe, ngo abantu baza gutura ibitambo Uwiteka, ibitambo bipfuye, ibitambo bihumanye, imibiri yananiwe, bakaza ngo baje kumva ijambo wamubwira ejo ko wamaza ngo uyu munsi mwize ngo cyababwira ati byari biryoshye, cyakora twigishijwe na runaka y'ubunaka, ariko byari biryoshye. Wamaze atese wakuyemo iki? Ati icyo tuzi nuko byari biryoshye. Abantu barananiwe neza, bararangiye. Niyo ngaruka rero y'umujyi. Ubundi Imana dutegeka kujya mu cyaro, irifuza kudusubiza ubutungane. Gahunda Imana yaremanye umuntu muri Gatanga ka mbere, irifuza ko tubisubiraho neza imbona nkubone. Satani yaviyo amabwiriza y'Imana. Buriya Imana izajyana umuntu watsinze, ntabwo izajyana umuntu tubona mu byahisho mu gice ya 3 n'icya 2 ubutumwa bw'amatorero 7. Buri torero ryose rigenda ribwirwa ngo unesha. Imana izajyana uwanesheje, ntabwo izajyana uwaneshejwe. Ufite ahantu handitse uneshwa nawe ahadusomere hano. Nimuhabura rero mureke twumva amasezerano y'abanesheje. Ntabwo turumva y'abaneshejwe kandi ntaho tuyabonye. Nuhabura tega amatwi amasezerano y'abanesheje.
bigiye kwisubiramo. Tubonye ko icyo gishushanyo cy'inyamaswa gihabwa guhumeka ni icyambere ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Twihutiye mu bitabo, reka tubanze turebe iki kintu kigiye kuvuga, kigahumeka kandi kikicisha abatakiramya bose. Reka tujye mu twifashe iki gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Turi kuganira amagambo bari kwinjira nonaha, mushigaje iminota mike turi gusoza, musanze dushojeje. Abari kwinjira rero turi kuganira amagambo avuga ngo igishushanyo cyahuye igicucu cyahuye na nyiracyo. Paje 108 paje 109 muri gitabo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe hari amagambo avuga yeruye ati ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubu butumwa nibwo buburira bikomeye bugaragaza amaherezo ateye ubwoba y'abantu bazemera kwifatanya n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo nubwo bazi ukuri. Yajambo ukuri riragarutse rero kuko banze gukunda ukuri ngo bakizwe. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buri mu byahishuwe igice cya 14. Ubwo impamvu tuzaye tuvuga imirongo naho iboneka, turifuza kugira ngo nyine abavandimwe turi kumwe hano bavuye mu madini hirya iyo ngiyo, hari igihe baba batazi aho biboneka. Ibyahishuwe 14 ku murongo wa 9 kugera ku wa 12 harabivuga neza. Havuga ubwo butumwa buburira bikomeye bakigiza nkana. Nubwo bazi ukuri ariko bakigiza nkana. Wamaze kumenya ko iyo nyamaswa igereranya ubutegetsi bw'i Roma, bwigereranya n'Imana. Kuri ubu ni ubupapa, kandi ni nabwo buvugwa mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 ho mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Igishushanyo cy'inyamaswa gisura ubwifatanye bw'amadini. Umva nawe, gisura ubwifatanye bw'amadini azahuza ubumwe n'ubupapa mu minsi turi imbere. Ngo azahuza ubumwe n'iki yemwe? Nimugoroba turabireba, turigana amagambo avuga ngo uhagaze munsi y'irihe bendera. Uhagaze munsi y'irihe bendera. Azahuza ubumwe n'ubupapa mu minsi turi imbere. Kandi ejo nabwo dufite iteraniro, tuzabigeraho ibintu byose. Tuzasoza iyi gahunda yacu ya operasiyo 5-7 dimanche, tuzayisoza bizaba byasobanutse. Ari inyamaswa n'igishushanyo cyayo bifatanirije hamwe nibyo bigereranya n'umudugudu w'i Babuloni. Mu gihe cya marayika wa gatatu hazumvikana ijwi rihamagarana ubwira riti bwoko bwanjye ni musohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4. Reka twegere imbere, tujye kuri paje 102. Hako si iminota rero, iminota sinzi ukuntu yahani isigaye imeze. Muri Zefaniya igice cya mbere Uwiteka aravuze ati nzatuma umunsi utumurwa n'umuyaga, umunsi utumuka nk'umuyaga. Zefaniya igice cya mbere neza hari yavuga ngo nzarimbura abantu bibishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Bavugaga urwiyunge rw'amadini, bavugaga New World, gusenga umunsi umwe, kuruka umunsi umwe, irangamuntu imwe, perimi imwe, yemwe ifaranga rimwe. Ibintu byose abantu bamara kwishyira hamwe nzabakusanya mbarimbure bishyize hamwe nk'inzoga y'itende. Bapfa kwishyira hamwe gusa, bishyiriye hamwe kurwanya Imana nk'uko ibabera ibyagenze. Nzabarimbura. Iby'igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14. Umusobanuro bwa Daniel igice cya 10 n'ibyahishuwe igice cya 13. Ubwo ni kuri paje 102 avuga ngo mbese igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Kurikira uyu munsi tugiye kuguha igisubizo. Uko bisanzwe igishushanyo ni ikintu gisa n'ikindi nyirizina, nk'ifoto y'umuntu isa nawe ku ishusho. Isa nawe ku ishusho nyamara atari we bwite. Turugana amagambo avuga ngo igicucu cyahuye na nyiracyo. Muri ubwo buhanuzi igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubwiganyi bw'amadini ataramwe bashaka kwiyunga n'abagatulika, bakigira nkabo, bakagenza nkabo, bakizera nkabo, bakishushanya nabo, bakamanuka bakagenda bakaba nkabo, abadive bakaba nkabo, abapeni bakaba nkabo, protestani bakaba nkabo. Ubu protestani burarangiye, abagatulika restoration bakaba nkabo, abisilamu bakaba nkabo. Ubwiganyi bw'amadini. Umuntu muyobozi ufite uri mu idini wadutugendereye uyu munsi umanika uvuge ngo iri dini ryanjye ntabwo risa n'abagatulika. Nuvuga ngo nabadive turashyiramo umuyobozi w'itorero byiringiro ariko kuvuga tubu twebwe twifitiye strategy gatulika. Nuvuga ngo nabadive turagushyiramo nuze Ganuni Diop hano tujye no kumushyiramo. Igihe cyagiye pe. Nuvuga ngo ubusura avuga ngo nirihe. Nuvuga ngo nabapeni turagushyiramo bari kuzunguza ibendera ry'abatinganyi bameze nk'abagatulika.
nuvuga ngo ni abangirikani turakwereka intambara ikomeye paji ya 275 bavuga ngo itorero rya angirikani ryo mu Bwongereza neza neza niwe maraya wanditswe umukobwa wa maraya ryo mu Bwongereza. Ubwo se uravuga kuri muri hedini ni irihe dini uratubwira ntaryo wabona kakanya wahita uhagarara umunwa wawe ufunze bayoboke b'amadini nuko bimeze. Duwe ngo igishushanyo cy'inyamaswa kigereranya ubwiganyi bw'amadini ataramwe bashaka kwiyunga n'abagatulika bakigira nkabo bakagenza nkabo bakizera nkabo bakishushanya nabo. Yohana yeretswe ko ari abanyamerika bikasikasi baza bamendezi yo guhuza ubwo bumwe muri Amerika bameneshejwe n'abagatulika ko bashingiye ku mategeko yabo yiremezo kuri ijambo ngo ubu protestani bakanga ko umugatulika atorerwa bakanga ko umugatulika atererwa kuba perezida wabo ngo nibo noneho bazabanza guhereza abagatulika ukuboko ngo bahuze ubumwe bazaramburira abagatulika amaboko hejuru y'umworera ubutandukanya ngo bahuze. Ibyo nibimara gusohora ibi byarahuye rwose pe tariki 31 z'ukwezi kwa 10 nuko igihe kigiye twari tugiye kubigeraho ariko ntacyo. Bazarambura ukuboko ngo bahuze banivugire ngo ubu protestani zova ba Billy Graham emwe naba Copeland naba turabafite hano the Protestant is over. N'abadive nabo bazajyamo bavuge ngo the Protestant is what the Protestant is over. Ngo nibo noneho bazabanza guhereza abagatulika ukuboko ngo bahuze ubumwe bazaramburira abagatulika amaboko hejuru y'umwore wabatandukanyaga ngo bahuze. Ibyo nibimara gusohora umva none ibyo nibimara gusohora ibyo byarasohoye tumaze imyaka myinshi cyane inakabakaba mu myaka 8. Ibyo nibimara gusohora nibwo bazagera ikirenge mu Kiroma bahata no kurenganya abazanga gufatanya nabo twahoze tuyoberwa uburyo ubwo buhanuzi bwasohora kuko abagatulika n'abaprotestani baziranaga ariko muri iyi minsi tumaze kubona ibimenyimenyi bya mbere bitwereka ko bizashoboka. Icyambere za nama za ekumeniko zahanzwe na papa wa 23 witwa Papa Yohani zabereye kugarurira muri kiliziya inama zazimiye zo mu yandi madini bati uburyo bwiza bwo kuzigarura ni ukuzisaba imbabazi ariko kandi bati bakwiriye kwemera inyigisho zacu. Ngaho babasabye imbabazi ariko ntago bihannye ariko ubu biravuze ngo inyigisho za papa tuzishyirehe mu ngiro nubwo babyemeye birangiye bashinjwe ngo banditse Ganuni Diopari kuvuga ngo ubu papa bwarahindutse bwandika n'urwandiko rutanga umudendezo wo gusenga rwitwa Dignitatis Humani ni mu kirimi ni ikigiri kihari ngo rwitwa Dignitatis Humani sinzi niba mutari mwarusoma ngo papa bwarahindutse. Dore ngaba rero nuko basaba imbabazi turabasaba imbabazi bakabasaba imbabazi zaziriya mfubishe nibwo akarengane kandi kazashoboka. Rero none bizaba bigenze bite? Reka dufate kino gitabo cyitwa igitabo cyitwa iby'abadivaniste bizera bakibyizera ariko abo kuri bazakomeza babyizere. Page 180 na rimwe hari ubutumwa bwa Marika wa gatatu ndajya kuri page 182 haravu ndetse ngo igishushanyo cy'inyamaswa gishushanyo uko idini yayobye izaba imeze ubwo amadini azaba yatakaje umwuka w'ukuri w'ubugorozi akifatanya na leta kugira ngo bahatire abandi gukurikiza inyigisho zabo. Uko kwifatanya kw'amadini na leta nibyo bizakora ishusho nyayo y'inyamaswa ari ryo torero ryayobye byarenganije abantu mu gihe cy'imyaka 1260 aho niho havuye izina igishushanyo cy'inyamaswa. Ntiwumva? Marayika wa gatatu atanga umuburo ukomeye kandi uteye ubwoba muri Bibiliya yose ahishura ko abishingikiriza ku mbaraga z'umuntu mu gihe cy'intambara iheruka hano ku isi bazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo aho kuramya Imana. Muri iyo ntambara hazavuka amatsinda biratandukanye, rimwe rishingikiriza ku nyigisho z'ibinyoma z'abantu maze baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo nuko bizaniye gucirwaho iteka. Irindi tsinda rizaba rigizwe n'abishingikiriza ku nyigisho z'ukuri kandi bitondera amategeko y'Imana bafite no kwizera kwa Yesu. Byose bizaba bishingiye ku kuramya k'ukuri no kuramya gupfuye
ku butumwa bwiza bw'ukuri n'ubutumwa bw'ibinyoma. Ibi byo ntabwo twakomeza kubitindiganyamo, reka tube tubiretse. Nari ngiye gusoma n'ahandi hantu mu gitabo kimwe, ariko ndabisoma nimugoroba. Reka dushime Imana muri uyu mugoroba, muri iki gitondo nako ubwo turayishima mu mugoroba nitubona tuhagejeje nabwo reka tuyishimire neza. Cyakora reka nsome ibinyamakuru bibiri, ibindi ndi kubona bibaye byinshi kandi igihe kigiye. Ndasoma kimwe, ibinyamakuru bibiri cyangwa kimwe nabyo ndumva ntacyo. Reka nsome. Ndasoma kuri ikinyamakuru cy'Abadventiste cyitwa Adventist Messenger. Haranditse ni tariki, reka turebe itariki. Hashize iminsi ibiri, ni iminsi ibiri ishize, ubwo ni tariki 8. The German-Swiss conference moves from observe status to full membership within the ecumenical movement. Buretse wumve rero bimwe twari dusomye ngo za nama za ecumenical. Ubudage n'Ubusuwisi muri conference itoro y'Abadventiste rye mu Budage no mu Busuwisi bakomeje urugendo rwabo bashaka nyine cyangombwa mu mpuzamadini kibaha ubuzima gatozi yuko ari bamwe mu bamambure cyangwa se mu bagize uyu muryango w'impuzamadini. The German-Swiss conference moves from observer status to full membership within the ecumenical movement and embrace Roman Apostolic Creed and the Lausanne Covenant. For the decade, Seventh-day Adventists have maintained that their participation in ecumenical cycles was limited to that of observers. Rubango mu binyejana byinshi bishize Abadventiste ntabwo bemeraga ibintu by'impuzamadini nuko bayijyamo, ariko carefully distancing themselves from formal membership to avoid compromising their commitment to the distinctive truth of free angels message. Ngo icyatumaga babikoraga bitonze bakitandukanya n'ibi bintu by'impuzamadini kugira ngo batikira mu kaga bakagambanira ubutumwa bw'abamarayika batatu, particularly the call to come out of Babylon. By'umwihariko ubutumwa guhamagarira abantu kuva muri Babylon. Historically, Adventists used to see a full involvement in ecumenical movement. Ariko mu buryo bw'amateka Abadventiste nabo bamaze kuzuza neza igikombe cyabo binjira mu nama mpuzamadini, nuko especially with the Catholic Church and the Protestant bodies as incompatible with their prophetic mission. Bamaze kugambanira ubutumwa bwabo bwahanuwe bihuza by'umwihariko bagambanira ubuprotestani, bajya mu protestani bwifatanye n'ubugatolika bakagambanira ubutumwa bahamagariwe. However, in recent years, mu myaka mike itambutse, thanks to the leadership of Gani Diop from the General Conference, this historic stance has shifted decisively. We now have an entire conference in Switzerland that has transitioned from passive observers to active members, even officially embracing foundational ecumenical documents such as the Catholic Apostolic Creed and the Lausanne Covenant. This development marks major significant theological and institutional change, attempting to arraign Seventh-day Adventist identity within apostasy Christianity in a full-fledged pattern. On April 7th, 2025, Mav Brand, Communication Director for the German-Swiss Conference of Seventh-day Adventists, published an article titled "Joining the Umbrella Organization Frankie and Boss on byaba byinshi ariko reka nsobanura ibingibi bindi ndabiboherezamo hariya murasoma muze kugeza epfo. Ariko biragaragara ko Ubusuwisi Ubusuwisi buri gihugu cy'Ubusuwisi ntabwo mwebwe mukizi. Mu ntambara ya kabiri y'isi Ubusuwisi ntabwo nta gisirikari bwagiraga. Ubusuwisi babuhembye ko muri ndavuga NATO se cyangwa ndavuga reka turebe mu ntambara ya kabiri y'isi babuhembye ko Ubusuwisi babuhembye ko amabanga yose y'ibihugu by'isi agiye kubikwa mu Busuwisi na banke y'isi. Buriya banke y'isi ni hiri ubanza ari naho iri, avuga ngo nta gisirikare kigomba kuhajya, ahubwo amahanga yose agomba kurinda igihugu cy'Ubusuwisi.
agomba kukirinda. Ariko ejo bundi haherutse kugaragaza indege yo mu Busuwisi iri kwitoza. Abasuwisi babonye byarahindutse, byarakomeye, baravuga ati ibi bintu tukubona amahanga yazaduhinduka, reka twitoze. Byarahindutse, ibintu bizahinduka neza neza. None mu Busuwisi bari n'Abadage, abari mu Budage twahoze turi kumwe nabo nimugoroba, bamaze kwemeza neza iyi status, bamara kwemeza neza ko nabo bamaze gufata membership muri Ecumenico mu nama mpuzamahanga neza. Kandi ibyo bari gukora twabibonye. Reka twisomera kandi kantu kamwe tujye kuri Papa akira uburwayi. The Papa said, nubundi ndacyari kuri cyanyamakuru, ni iminsi 3 ishize. The Papa said, happy Sunday to everyone. Yavuze ati tubifurije umunsi mu wizuba mwiza kuri buri wese during his first surprise appear after leaving the hospital. Bwa mbere agaragara nyuma yuko avuye mu bitaro. Turabizi ko yaramerewe nabi, yari ari guhumeka insigane, abantu bahiye ubwoba, bahinze umushyitsi bati kabaye. Reka iyo tube tunayihoreye iyi nkuru tutaza gutinda mu bintu byinshi. Ariko tari ikintu turi kubona, igishushanyo cy'inyamaswa ngo cyahawe, twakibonye cyo wenda hari abari muri Amerika bavuga ko kitararemwa. Mwebwe nimba kitararemwa ubwo bonne chance. Tuye ntabwo nzabazwa igishushanyo cy'inyamaswa cyo muri Amerika, nta nubwo nzabazwa ibyo muri Amerika. Sinzaza iwanyu mu Budage, nta naga cyakora banza n'imfite gahunda yo kwagera mu minsi itambutse. Simbiza ayo mahirwe nimba nzongera kuyagira, ariko ntabyo nzi. Ariko ntabwo ngiye nzabazwa ibyo muri Amerika, nzabazwa ibyo mu Rwanda. Nzabazwa RGB buriya nta tora na rimwe twe dufite mu Rwanda. Twabonye mu 2018 hasohoka itegeko risenya amadini yose. Ubu ngubu rero abantu hacamo imyaka ingahe yo kubazubaza, none baravuze ngo buri rusengero rwose rugomba gutanga miliyoni 2. Abantu barazubaye bararaye, bagira ngo ntabwo byasinywe 2018 itegeko risenya amadini, itegeko teka risenya iby'amadini, yuko idini ryose rikwiriye kujya kubanza kwiyandikisha. None dore rero babaciye miliyoni 2, bati twari dusanzwe muzitangira he ko mutabitubwiye, ko mutabivuze. Dore ngibyo rero ubu twese twifitiye amatoro ya RGB, nta toro tugira ubu, yose iri bikeneye kujya kwibaruza. Hari n'abavuga ko buri toro ryose rigomba kujya kwibaruza rikishyura ziriya miliyoni 2 kuko byasenywe 2018. Twe rero ntabwo tuzabazwa ibyo muri Amerika, tuzabazwa ibyo mu Rwanda. Nta nubwo tuzabazwa umucyo wakiriwe muri Amerika. Bari muri Amerika bazabazwa ibyabo, natwe bari mu Rwanda tubazwa iby'Abanyarwanda, natwe bari Bugande tubazwa iby'Abagande, natwe bari muri Malawi tuzabazwa ibyo muri Malawi, natwe bari muri Aziya tuzabazwa ibyo muri Aziya, abari mu Burayi tuzabazwa iby'i Burayi. Uzabazwa uko wakiranutse uri Burayi, ntabwo uzabazwa ibyo muri Amerika kuko abo muri Amerika uko bakiranutse. Ibyo wize uri mu Burayi uzabibazwirizwa i Burayi. None ni guturambwira ngo iyi ngona y'impuzamadini batubwiye neza yuko ari cyo gishushanyo cy'inyamaswa, kandi kukiramya ngo nukucyumvira. Ubu ngubu rero abantu batangiye kucyumvira, kandi ikintu cya nyuma na nyuma bagomba gukora nuko igishushanyo cy'inyamaswa gitegurira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Nicyo twasabye nyine mu gitabo cy'ibyaduka ingingo ya 839 ngo Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizakorwa mbere yuko imbabazi zirangira. Ngaho nawe ubitekereze, nimba igishushanyo cy'inyamaswa nicyo gikora ikimenyetso cy'inyamaswa, gitegurira guhatira abantu ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi ikimenyetso cy'inyamaswa niho nk'ishyanga twebwe abashinzwe ubwo butumwa imbabazi zirangirira. None nimba imbabazi zaba zirangiye muri dimanche ku ishyanga nka twebwe, nimba ubwo igishushanyo cy'inyamaswa nacyo kikazakorwa muri dimanche, ubwo ngubwo uri kumva bizaba bigenze bite? Ubwo buhanuzi bwaba bubaho? Ntabwo bwaba bubaho. Kizabera ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana, kandi nacyo kizatuma bahitamo ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga ikirego kuri twebwe nk'Abadiventiste. Bishatse kuvuga ko kizakorwa mbere nyine gukorwa. Noneho abantu bagitegurira abantu kuramya inyamaswa, niba iramya babibaciriyeho iteka imbabazi zibe zibarangireho. Hari ikindi se? Nuko nguko rero ni ijambo ry'Imana ritubwiye. Ubwo reka dusabe Imana idufashe. Nanone bitubanye byinshi turabiraranyije, ntabwo tubirangije. Imana izadufasha ku mugoroba tuze kubirangiza. Mu gutangira isabato turabararitse. Reka dusabe Imana idufashe, reka twinginga Imana itugirire neza. Ntabwo abantu bazajya mu mpuzamadini bazajyamo babitewe n'umwuka w'Imana. Kiriya gihamya rero turakomeza tugihendahende. N'ejo ku isabato muri gahunda y'amateraniro tuzakomeza tugishakashake. Imana yavuga ku ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Turaza gushaka aho bari bari, nitutabona ejo tuzahashaka. Tuzasoza aya materaniro mufite igisubizo rwose gisesuye, ngo insengero zizakomeza kubabwamo n'abantu bageze bagakurwamo umwuka w'Imana, kandi umuhati
abantu bazaba bafite batewe nuko bahumekeyemo na Satani igikomangoma cy'ibibi, ubwo nyine bazaba abayuku. Buriya abantu muri kubona bari babwiriza mu mpuzamadini batavuga ibyenda kuba, ni abayuku, babaye abayuku. Impanda mu nyenyeri muravumba yarabakubise neza irabamanukana, bari kubwiriza ukagira ngo bari kubwiriza, ariko ntaho bataniye n'abajya nyine gutanga amazi y'umugisha. Ba Konrad bavuga, turabizi ibyo bavuga bihita bitugeraho. Wabuvuze ubutumwa bwa marayika batatu yagiye mu rusengero akabuvuga butugeraho rwose. Nuko rero Imana itugirire neza. Uyu mugoroba turaza gutangira kare, katuze gutangira buriya se dutangire ryarira, katuze gutangira saa 12:00 mwe muhageze, muhagerera igihe rwose. Imana ibafashe kugira ngo muhagerere igihe. Imana rero idufashe, Imana idufashe. Umwuka w'Imana ari kugenda ava ku bantu, ariko ibi n'abantu bari kuvuga ngo niza amashuri ugomba kuyiramya. Inyamaswa irashaka bize noneho ubu ngubu. Injiji yarazifatishije, irashaka bize. Injiji tuba tuvuze kandi ntabwo ari umuntu utarize, utagira umuntu uvuga nabize, ariko bagomba kujijirwa mu byo bize, bakamucangira mu byo yize neza. Ngo ngewe niza ya naya, hari n'abantu ujye wumva bishingikiriza ku mashuri, ngo mu bintu bya n'abasemura ukumva ngo ibyo koko, ukamuha ibihamya ukabwira ati dore ngibi ibyo bavuze, ati hano hari ibintu bisemuye nabi, ariko ibintu abantu babamo ni ibiki? None se abize ko batabisemuye, nimba warize wabisemuye we waje tukaguha ukabwiriza? Kutabisemuye Imana iyo yagushyize mu mwanya iba yagushyizemo. Nimba umuntu hamwe icyongereza kivuze ngo thank you, ahandi bakavuga thank you, ubwo ngo kubera ngo batavuze ngo thank you neza nkuko baporononsora, ngo bisemuye nabi. Namwe mujye munyumvira uburyo abantu binangira. Icyangombwa ko ari uko wumvise icyo byashaka kuvuga, ikibazo kikiri hehe? Imana idufashe rero muri uyu mugoroba. Tubona muri iki gitondo ku mugoroba, ubwo abari mukiri mu mugoroba muri Canada, ubwo ntekereza ko bari mu mugoroba no muri Amerika. Imana idufashe tugirire neza. Muri iki gihe igishushanyo igicucu cyamaze guhura na nyiracyo, cyahuye na nyiracyo. Ahubwo iki gicucu kigiye gukora nyiracyo, icyo agiye gukorera abantu. Turabonye ngo gihabwa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Tubonye ariya mu Budage kigiye kuvuga, muri Suwisi kigiye kuvuga, muri Amerika kirimo rwose, muri Amerika naho ngo banza bakigitegereje, ariko mu Rwanda kirimo kiravuga, mu Bugande sinzi mwebwe ngo banza namwe kitaravuga. Namvise ko ngo namwe kitaravuga, nta kibazo. Aho cyavuze ubwo twe turihanganye, cyicisha abatakiramya bose. Ni uruhe rupfu abantu bagiye gupfa? Mwuka wera duha imbaraga. Ni page mu by'Abadiveni, page 182. Uwiteka duha imbaraga, atugirire neza kugira ngo ibi bintu abishimangire mu bwonko no mu bwenge bwacu, dushyirwemo ikimenyetso cy'Imana kugeza ubwo rwose tuzahagarara tutaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana itugirire neza. Igicucu twabibonye cyahuye na nyiracyo. Mubwire abantu ngo igicucu cyahuye na nyiracyo, nimusohoke muri izo nsengero, cyangwa se nimba muzirimo mubwiriza ubutumwa bwa marayika batatu. Ni kimwe. Nimba urimo bwiriza ubutumwa bwa marayika batatu, nta kibazo. Kuba urimo nta kibazo, ariko bwiriza ubutumwa bwa marayika batatu. Nimba urwicayemo bari kukubwiriza, suzuma kuri kubwirizwa ubutumwa bwa marayika batatu. Ubisuzume. Nimba atari bwo uri kubwirizwa, ubwo umenye ko nimba utari kuvumbura ibyo bintu, ubwo nawe umwuka w'Imana ashobora kuba yarigendeye. Nuko rero Uwiteka tugirire neza. Nahaka umugoroba, Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dupfukamye dusenge. Uwiteka Mwami Imana, turagushimye nanone, tugushimiye kugira neza kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Waduhaye ijambo ryawe kugira ngo rituyobore, tuzabashe kwambuka iyi nyanja, iyi Yorodani ihorera. Abita kuri iri jambo bose bazarokoka. Muri iki gitondo rero turagusabye kugira ngo uduhe imitima yakirana ijambo ryawe, imitima yizera, kandi ibikigoramye byo mu mico yacu, amagambo agikocamye, imitekerereze ya Satani yadushyizemo imitekerereze ye, ndetse imico ye turacyayifite. Turakwingize kugira ngo utugirire neza, utwambike kamere nshyashya, uduhe wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ngaho rero iki gitondo tuguhungiyeho, tugusabye ubutabazi bugukomokaho. Ubwo tugiye gutangira kwitegura isabato, umwuka wawe weraze kubana natwe, aduhishurira uburyarya bwa Satani uko bwaza bwiyoberanije kose, kugira ngo ku mugoroba tuze kuba mu iteraniro ry'abaramyi babera,
nk'uko isabato yawe yera, nk'umwami isabato nawe uko yera. Ngaho tugirire neza umuntu wese, umuhe kuboneza itabaza kugira ngo dusukirwe imvura y'itumba, twitegure kuvuga ijwi rirenga rya marayika ukomeye ubw'isi iramurikishirizwa n'ubwiza bwe. Rwose turakwinginze kugira ngo udusukire kuri iyo mbaraga wasezeranye, kugira ngo natwe tube twiteguye. Ngaho rero umuntu wese ubyifuza ubimusohoreze nk'uko natwe tubyifuza, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.